Virginia Kanyabutembo ari mu rukiko nibwo nahisemye ko ibisambo bihari koko narabyumvise mu nyamakuru gerageza guhamagara abana be barabinsobanurira numva ndatunguwe umuntu aruhira umutungo n'ubu ngubu aracyashoramo amafaranga yubaka undi asubira inyuma ayiyandikisheho inzu ngo niye Kanyabutembo yagiye muri Amerika maze imyaka 14 atabonana n'umugabo we batabana nk'umugabo n'umugore ukuri dufite ntabwo kwagagaje turasaba yuko mukurikira muze murebe ubuyobozi muze mukorera iperereza abahawe mama na parcelle barahari uko twubaka barahari bose abaturanyi barahari mudukorere ibuvugizi muze mukora iperereza kuko twahisabye urukiko batubye ko nta bushobozi bafite bwo gukora iperereza tubasaba ko mudutabare ubundi amakuru yose ko uwayubatse uwo mugore niwe woherezaga amafaranga ariko amafaranga yayohereza ntabwo yayoherezaga ngo yohereze umugabo yayoherezaga umukobwa we umukobwa we niwe wabaye responsable wo kubaka ako kababa kose twege turakazi ntabwo isaha mama ntabwo yaba uwo kubaka umusozi yarahushe yarabonye hano leta yamuhaye kubaka akaguha imyaka 16 ari muri Amerika uyu munsi umuntu akaza akamutwara turasaba perezida mudutabare minisitiri w'ubutabera turasaba kudutabara twege icyo twifuza nk'abana cyo dusaba turasaba ko gakondo yacu ko mama ikira nawe ubwe azabona hatahira mu gihugu cy'u Rwanda azatabone hano hahari nkange mama ajya kugenda ijambo yambwiye nimwe nisa niyo mpamvu mbabwira ko kujya mama azajya ku musozi azajya ku musozi narapfuye icyo kimwe ndacyiyemeza mu mutima wanjye ntabwo nabona mama wanjye yandagara n'ukuntu njyewe yambashije kubw'imbaraga ze nibwo nkiriho ntabwo nshobora kubyemera hano hagenda nange njya mu butaka azajya kuba icyo azaba nyuma njye natakiriho icyo kimwe nakiyemeje mu mutima wanjye mama ajya kugenda twayi batatu twageze i Musanze tujye gutanga ubuhamya kuntu ibintu bimeze baratwirukana ati ntabwo tubashaka mu rukiko ntabwo tuzi icyo batwirukaniye ngo abatanga ubuhamya bagomba gutanga mu rukiko rw'i Musanze ntabwo bigeze babona ntabwo twigeze tubutanga baratwirukanye mu rukiko tumaze kwicara abajaji ba Musanze nabo mushobora kuzakora iperereza mugasanga twagezeyo baratwirukana twese ko twari twazamutse iki kibanza Virginia baduhereye rimwe baduhe ibibanza twari kumwe iyi saha nsabye ubutabazi yuko mwadutabara iwacu hagasigara ko azadusiga ku gase ko azatwandagaza nubaka ino nzu ntazayituramo niyo amagambo atatu avuga abyira enjenye ngo wibaka ino nzu ngo uzajya uyirebera ku musozi ntuzayikandagiramo n'uwubakira nazayinjiramo ese umuntu ufite umutima ikintu atavunikiye ni gute yajya kukigurisha uyu munsi akagitwara kandi azi neza ko hataribye reka dutangire mwatangira mwibwira abadukurikiye nitwa Uwambuga Alice nkabamba Kimironko kagari ka Kibagabaga ariko kavukire yanjye ni Gisenyi mu karere ka Rubavu so Alice ugira ngo wakurikirane ibijyanye n'urubanza rwa Kanyabutembo Virginia ahaburana bijyanye n'umutungo ushaka kwigarirwa n'abantu batari banyirawo nk'uko abivuga cyangwa se nk'uko byagiye bigaragazwa n'abandi bantu we ubundi Kanyabutembo umuzi gute Kanyabutembo Virginia muzi nk'umumama yari afite abana 6 yarakodesheje mu rugo inzu yacu nini ari masengo y'umukodesheje afite abana 6 bibana n'abandi bahungu 3 b'imfubyi arera natwe tujyaho twari turi 4 namwe mujyaho arabarera araturera tubana mu nzu yatekaga isafuriya imwe
twese akatugaburira. ubwo kugira ngo Kanyabutembo abarere byagenze gute Alice ubwe wenda nk'umuntu ushobora kwibaza ni gute Kanyabutembo yabafasha akabarera ni ryari ni yatureze ni nyuma ya jenoside ko tumaze kubura ababyeyi araza dusanga twabaga muri annexe araza kodesha iyo nzu nini tubana asanga turibana atubera umubyeyi twamwitaga Shanga kuko twasanze abo bana bandi yazanye b'imfubyi nabo bamwitaga Shanga natwe tukamwita Shanga abana n'abana be bose nabo bakamwita Shanga kubera twebwe kuko twabarushaga ubwinshi. Kanyabutembo aza yari kumwe n'umugabo wowe yari afite umugabo yaje gute cyangwa yazanye n'abana gusa? Kanyabutembo aza yazanye n'abana yakodesheje inzu yacu we ku giti cye azana n'abana be 6 nabo bandi bahungu 3 b'imfubyi ariko nta mugabo yari twari dutandukana tutaramenya ko afite umugabo yaratubwiraga ngo afite umugabo w'umushoferi ariko nawe twabonaga. Wowe nk'igihe waboneye Kanyabutembo noneho ukurikije uko wamubonaga tugiye no kubijyanye n'umutungo we ahabwa ubutaka nk'uko abivuga cyangwa se nk'uko abandi bantu bajya bivuga urabizi? Kanyabutembo ahabwa ibura butaka yari wenyine abo habwa nk'umugore utagira umugabo abo habwa nk'abandi bantu bose bari bahungutse abo bitaga ngo n'aba 59 Kanyabutembo ahabwa parcelle mu mudugudu imwandikaho wenyine nta mugabo yanditsweho. Bashatse kugira ngo bamenye amakuru yose bagenda bakareba uko ku murenge barabandikaga kandi ibyo byose birahari. Kanyabutembo niyo banditseho ubwo butaka we ku giti cye bigaragara ko nta n'umugabo yagiraga. Arangije ajya no gushaka abanyururu nibo bayubatse ubwe no muri gereza yahari Gisenyi yakwereka ahantu Kanyabutembo ariwe wishyuraga abanyururu natwe tugatekera ba banyururu tukabahatira ibirayi yaba yabuze amafaranga akagura umusururu n'amandazi kugira ngo agaburire abo banyururu bamwubakiraga iyo nzu. Nawe umwe mu batekeye abanyururu bubatse iyo nzu? Ndi umwe mu bahatiye ibirayi abanyururu bubatse iriya nzu bakayigeza ahantu bita kuri Rento hejuru y'amadirishya. Hanyuma nyuma y'uko wenda abanyururu bamaze kuyubaka noneho waje kubona urubanza uyu mukecuru aburanamo n'uwitwa Saveri Rugamba. Iki kibazo kizi gute cyangwa se wacyumvishe gute? Tutaranagera kure ndibuka ko Virginia Kanyabutembo yabuze amafaranga akodesha akajya kuba ahantu hafi y'urukiko acumbitse n'abana be bose mu nzu irimo n'undi muryango ajyanamo abana 9 kuko yari amaze kubura amafaranga yishyura iyo nzu. Nyuma yaje kugondagonda ako akazu ka Akanex acyumba na saro akabanamo n'abana be bose uko ari 9. Ntabwo umubano wacu washiriye ngo nuko twabaga mu rugo twakomeje kuzajya tujya kumusura. Ubango cyagihe nubwo yabareraga n'ubundi abarera mu nzu y'ababyeyi banyu. Uvango icyo gihe mwebwe maze kubura ababyeyi banyu bazize jenoside yakorewe abatutsi we yarabafashe abarerera iwanyu anishyura n'iyo nzu yishyura Masenge. Hanyuma nyuma yo kubura ubushobozi ava muri ya nzu ajya gucumbika mu yindi nzu ari kumwe n'undi muryango ajyanamo abana 6 be na 3 bandi yareraga. Hanyuma ubuzima bwa Kanyabutembo nyuma yo kuva muri iyo nzu yakodeshaga iwanyu wawukurikiranye gute Alice? Ubuzima bwa Kanyabutembo yari wa mudamu yacuruzaga amamesa yari umucoracora abanyagisenyi nibo bazi iryo zina. Bacoracora n'abandi nk'abakarasi n'abakarasi yego wamutuma amamesa akungukijana wamutuma iki agacuruza ibishyimbo ku mupaka agacuruza amamesa agapimisha kugira ngo abana be bashobore kubaho no kwiga. Hanyuma wenda usibye ibyo yakoraga noneho tugiye ku kibazo cyiwe uyu munsi none umwe mu bantu bifuje gutanga ubuhamya ku bijyanye n'inzu ye
cyangwa se ku bijyanye n'ubutaka bwe byaranagaragaye ku byangombwa nk'uko nawe bivuze byatanzwe na perefegitura ya Gisenyi bigaragaza ko nk'umuntu uhawe ubutaka ndetse n'abaturage bamwe namwe bagiye babigaragaza babyemeza. wowe noneho umaze kubona ko uyu munsi ari mu rukiko Alice wabyumvishe ute wabyakiriye gute? maze kumva ko Virginia Kanyabutembo ari mu rukiko nibwo nahise menya ko ibisambo bihari koko. Narabyumvishije mu nyamakuru gerageza guhamagara abana be barabinsobanurira numva ndatunguwe. Umuntu aruhira umutungo n'ubu ngubu aracyashoramo amafaranga yubaka, undi asubira inyuma ayiyandikisheho inzu ngo niye. Kanyabutembo yagiye muri Amerika amaze imyaka 14 atabonana n'umugabo we, batabana nk'umugabo n'umugore. Agenda agiye gushaka imibereho ariko nta mwana we yakuye mu Rwanda, abasiga mu Rwanda. Hari ibaruwa yerekana Kanyabutembo yandikira umugabo we utazwi ahantu yarari amubwira ati niwibuka ko wabyaye uzajye kujya gusura abana. Iyo baruwa yanditse ryari Kanyabutembo akagiye kurira indege agiye kugenda. Kanyabutembo yaragiye ari muri Amerika ariko yasize abana be bose 6, afite abuzukuru 10. Yakomeje ko aho yagiye muri Amerika akabona akazi nkuko arakora ntabwo yicaye, yakomeje kwigisha abana be. Yasize abana ari batoya ariko arabigisha, kaminuza arabishyurira, babaho neza. Mu kwandika ubutaka rero Kanyabutembo nawe wari uhari. Abana baje kumenya ko ise yarembeye i Kigali, baraza baramufata bamujyana. Ubwo ise yarembeye i Kigali bigenze bite? Ni igihe yari yarabataye baje uyigere bataye, baje kumva ni na dada uriya mukobwa wagiye kumuzana, baje kumva ngo papa ngo yararwaye yaheze mu bitaro, bajya kumuzana 2005. Baramuzana baramurwaza na nyina kujya yohereza amafaranga yo kumwondora, umudamu akajya yohereza amafaranga yo azingo ari kuvuza papa w'abana be, aramuvuza arakira. Abana bageraho bajya kwiga bamusiga wenyine mu rugo ariko umugore akomeza kumutunga. Baje kubarura ubutaka, niryo kosa abayobozi bakoze, bamubaruraho ubutaka 100%. None ntuza uwo Rugamba Savera agaruka mu Rwanda niba wibuka neza harashize imyaka ingahe? Kuko Kanyabutembo yagiye bivugwa ko yamutaye batakibana nkuko nawe wabyemeje, nyuma yo kugaruka harashize nk'imyaka ingahe? Kanyabutembo Virginia yagiye Rugamba amaze imyaka 14 batabana. Ubwo urumva amaze kugenda nka nyuma y'imyaka 4-3 nibwo Kanyabutnani dada yagiye kuzana papa we yari yarwariye, amugeza i Gisenyi hariya. Abana barakuze barangiza kwiga, abandi baza kwiga za kaminuza hano, basiga papa muri bwa butaka, ntago bari kumujugunya hanze n'uburwayi afite. Niho byaje kuviramo ibintu by'amafuti byo kujya kwiyandikishaho buriya butaka. Hanyuma noneho ukurikije uko urubanza ruteye, uko urubanza rumeze, ugaragaje uko wabanye na Kanyabutembo, uhamya ukuntu ubutaka ari ubwe, uyu munsi none ikibazo urakibona gute? Giherereye hehe? Ni bande bishimira iki kibazo? Kuko ushobora kuba ufite n'amakuru nawe. Amakuru ngewe ejo bundi nagiye Gisenyi, nasabye kujya Gisenyi mpamagara abana be ngo tugende turebe ikibazo ukuntu kimeze. Kamwe nanjye ndi umuvandimwe wabo, ni ngiye mukuru, nsaba ko twahura. Umuhungu we wa kabiri bita Toni, Rugamba Toni, aranyihisha ntabwo twashoboye kubonana. Ariko papa akavuga ati tonaje tukicara byarangira twakwiyunga. Nimanza nkazireka, niba bashoboye kuntunga nkagenda bakantunga nkajya hanze, ariko bakangenera amafaranga anunga buri kwezi. Nsaba Toni ko azi ibyo bintu ngo tubirangize, ntabwo yashoboye kuza. Ikibazo ni ikihe? N'uvuga ngo papa we yemera ko bakoze amanyanga
mu kwibana. papa we yarambwiye ati rwose bambwiye ngo bazajya bamaye amafaranga aya n'aya buri kwezi n'ubundi umutungo si uwanjye nawe urekura. naramubwiye ati nihagira urukiko rucukumbura rukajya ku murenge, izi nkiko zose zaburanishije nawabajije abantu baturanye nawe, nawe wasomye ubuhamya, nawe wagiye ku murenge ngo acukumbure ngo kuko iyi pariseri ni yande, kuko iyo hagira umucamanza n'umwe gusa ujya ku murenge akavuga ngo munyemeze mumbwire ngo iyi pariseri ni yande, bakamwereka ukuri aho kuri, ntabwo ari guca urubanza ngo rugere aho rugeze ubu ngubu. Ikibanza cya Kanyabutemo bari kukimuha. Rugamba we yavugaga ko we yemera ko ubutaka atari ubwe n'ubundi. Rugamba we yanyibwire ko ubutaka atari ubwe, ariko bisaba ko Tony bigaragara ko ari we uri inyuma ya byose. Tony ni muntu ki wundi? Tony ni umuhungu we wa kabiri, imfura yabo ni Fisto, hagakurikiraho Tony, hagakurikiraho Dada, hagakurikiraho Kigingi ariwe Christian, Kiyami Mico ariwe Mimi, hagakurikiraho na Pacifique, undi wa karindwi yarapfuye. Tony we yifuza iki ukurikije ibyo Rugamba yakubwiye cyangwa se ibyo waganiriye? Tony isa nkaho ari ubusambo, ni ibintu bita ubusambo w'isukuru. Arashaka ko papa we agurisha hanyuma bakazagabana we na Tony, kubera ko atabifitemo inyungu ntabwo yashyigikira. Ni gute inzu bayiteza cyamunara idafite kredi ya banki, idafite n'urukiko rutemeje ko inzu igomba gutezwa cyamunara, bagashaka umuhesha w'inkiko bakamwishyura tuteza cyamunara nta hantu igipapuro cyasohotse kigaragaza ko impapuro ari ubutaka bumwe bw'umuryango, kandi uwo muryango ugihari, kandi umuryango uriya musaza n'uwo mukecuru afite abana 10, babyaye abana 6 bari mu Rwanda, bakagira n'abuzukuru 10. Hari n'abuzukuru bakiri muri primaire bavukiye muri iriya nzu. Urumva bigaragara ko nabo bafite uruhare muri uriya butaka. Aracyafitemo abana. Pacifique ariga, Mimico arakora, ariko nta mugabo afite, nta hantu afite ho gutaha. Pacifique mu gihe yiga we azajya ataha hehe? Ukumva ko ari ubuhemu n'ubusambo. Tony nawe amenye azi ubwenge akavuga ati ejo n'ejo bundi ari ikintu gishobora kumbaho, umugore wanjye n'abana bakajya mu rugo. Ariko ibyo byose ntabwo abitekereza, ni ubuhemu, no gushaka guhemukira mama wabo, kandi ntabwo mama wabo yigeze abanga, ntabwo yigeze abahemukira. Mama wabo undi niwe wabafashije, tuvuge wenda igihe mama wabo yaramaze kugera muri Amerika, ninde wamenye ubwo buzima bw'abantu? Niwe wohereza. None se papa bari kubimenya gute batabana? Yagezeyo ubuzima buragorana kuri we, ariko akajya agira amafaranga bohereza. Uvuga ngo bize kubera mama wabo? Bize, mama wabo niwe wabishyura ishuri, mama wabo niwe wabamenye kugeza na Tony ubwe niwe wamuhaye n'inkwano zo kujya gushaka. Niwe wazitanze. N'umugore atunze niwe wamukwereye. Ariko agahindukira akajya kugurisha iriya nzu. Ntabwo yari agakwiye kugurisha inzu imwe. Papa we nta kredi yafashe, urukiko ntabwo rwavuze ngo iyi nzu muyigurishe, hanyuma bagafata inzu bakavuga ngo bayiteje cyamunara. Inzu bayibariye miliyoni 85, inzu bayigurisha amafaranga 27,000. Miliyoni 27 ngo Kanyabutembo atware 13, ngo umugabo atware 13. Kubera iki ngo byatewe n'ikigano ziteshwa agaciro? Ubusambo ni bwa busambo kugira ngo nyine bamuhime. Ariko bikunze kuvuga ko kiriya kibazo cyabariye abantu haba harimo n'abandi bantu babyishima, nawe niko wabyumvishe? Abantu barahari babyihishe inyuma benshi bajya mu matwi y'uriya mugabo. Nanjye yarabimbwiye ngo baramubwiye ngo umugore yaragutaye ngo gurisha. Iyo babwira umuntu nk'uriya ni umusinzi, ntashobora, niyo wamuha 10,000 nyuma y'isaha imwe ntiwabimusangana. Amenyo yose yamushize mu kanwa, ahora agwa,
hari utuvidewo tugenda ducicikana agwa, wamubwira ngo agurishe ayo mafaranga akayamarana iminsi ingahe. Afite imitungo ari kugurisha ku Kibuye, yagaragaje ko ari umusiribateri, ko nta mwana nta n'umugore afite. Iyo mitungo yose ngo ni 8 we, ngo ni gakondo y'ababyeyi bamuhaye, yose yarayigurishije ari kwishyura abavoka. ariko sinahamya ko atanatanga na ruswa, anatanga na ruswa kuko nta kuntu umucamanza ashobora guca urubanza atabanje no kujya kuri tele ku murenge kugira za evidence zishingirwaho kuri ibyo ngibyo, cyangwa ngo agende abaze abaturage, babaze se iyi nzu ni iyande, abaze n'umuyobozi w'umudugudu wari uriho icyo gihe iyi parcelle yahawe nde, nimba adashoboye kujya mu murenge ngo ku murenge cyangwa ku butaka bwa hariya ngo arebe ukuntu icyo gipapuro uko uwahawe ubutaka uwo ari we. abo ku ruhande rwa Kanyabutembo akenshi bakunze kugaragaza bavuga ko ubwo ni ku ruhande rwanyu kuko nawe umwana wa Kanyabutembo Virginie bakunze kugaragaza ko urukiko ndetse na bamwe mu batangabuhamya harimo n'umufundi wubatse iriya nzu na n'ubu cyubaka witwa Theo bavuze ko urukiko rwabimye ijambo rwanze ko bagaragaza ukuri bari bafite. None se urumva atari ya manyanga yabo nyine, ya manyanga yabo ni kwa kundi ngo batanga ngo akantu ngo mu kwaha ngo biki, ni amanyanga bakora. Iriya nzu ni ya Virginia 100% ijana. Ayifata ntabwo yigeze avuga ko afite, yayifashe nk'umuntu umugore utagira umugabo, ayiyandikaho wenyine ku giti cye. Nge imyaka nabanye na Virginie ntabwo nigeze, umugabo we mubonye ejo bundi nta n'ibyumweru bibiri byashira. Uvuga ngo mu myaka yose ufite Virginie mwawe ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 17 18. Ubu nibwo ubonye nyuma y'imyaka nka 20 nibwo ubonye umugabo? Nyuma y'imyaka 28 ejo bundi nibwo nagiye kureba uwo mugabo ushaka gutwara parcelle itari y'abandi. Ntabwo nagiye iwe nijyanye, naranditse saba ubuyobozi bw'akagari bw'umudugudu, umudugudu uramerekeza, umuyobozi w'umudugudu yaramerekeje, nganira nawe ubuyobozi buhari. Uvuga yakwemereye ubwe mu kiganiro mwagiranye, yakwemereye ko ubutaka atari ubwe ariko burana amahoro. Yarambwiye ngo Rugamba yarambwiye ngo ngewe ni bangenera amafaranga ku kwezi mve muri inzu yabo. None se barayamugenera yo kuziye impamvu? Nigeze gusobanura impamvu yamugenera? Ngewe naramubwiye ngo weho buvemo ustop uhagarike ziriya manza, warabyaye nihagira umwana wawe mu bakora, ni ukuvuga ngo abakora ni abafite moyen ni 3, abandi nani abatoya 2 baracyari mu mashuri, 3 ni batagutunga ngo baguha amafaranga, wenda na mama wabo natagira icyo kugenera uzarega, ariko apana kuko ntabwo nasezerano bafitanye na Kanyabutembo. Waramutaye imyaka myinshi, n'abana bawe bagiye kukuzana muri iyi nzu ye, barakurwaza, none urangije uyanditseho inzu, urangije urana. So Alice ni iki musaba naho wenda dusa nk'abagira ku musozo ukurikije ko wakurikiranye ikintu cy'umuryango wawe, kuko umuryango wawe mu bantu bakureze nyuma y'amahano yaragurira igihugu, Kanyabutembo yakureze, wenda ntushyiramo amarangamutima kuko yakureze, so noneho ubikore nk'umuntu wakurikiranye, kuko no kugira ngo umanuke nuko uzi cy'amategeko cyari cyo, uzi ibijyanye n'imanza byari byo, ukurikije ibyabaye muri uru rubanza, ugakurikiza evidence cyangwa se ibimenyetso wagiye ubona kuri tele, ugakurikiza ibyo wabwiwe na François Xavier Rugamba, ibyo yakwibwiriye nawe ubwemeza ko ubutaka atari ubwe, ndetse waje guhamagara n'umuhungu we Tony, we yanze kumubonana, ariko Xavier bakagaragaza ko umuhungu wari ufite ikibazo, ariko umuhungu si nawe ubutaka bwanditseho. Wowe ukurikije noneho amakuru ufite, n'icyo usaba gusaba ubuyobozi, n'iki wasaba ubutabera bw'u Rwanda, cyane ko ubutabera bubereho rubanda? Ubundi mbere yo kugira icyo nsaba ubuyobozi cyangwa ubutabera, reka nsabe abantu bose baburi inyuma bajya mu matwi y'uriya mugabo ngo umugore yaragutaye, bamenye ko kwanza batigeze banabana,
nta nubwo ari n'inshingano umuntu mutabana mutasezeranye kugira ngo mugumane naho u Rwanda rubitegeka. Ikindi ikintu usaba ubutabera ni bushishoze, bujye kuri tere ubutabera bumenye ko ubutaka bwahawe nande. Ndasaba na leta n'ubuyobozi bwose kurenganura Virginie, bumurenganure abone ubutaka bwe. Ndanashima akarere ka Rubavu kahagaritse buriya butaka, buriya ntabwo bushobora kugurishwa. Isa nk'aho igipapuro bagitesheje bamaze kumenya ko ubutaka ari ubwa Virginie, uriya mugabo atari we bwanditseho, nubwo afite igipapuro cy'ubutaka baravuze ngo ntabwo ubutaka bushobora kugurishwa, uzagura ntabwo bazamuha mitasiyo. Meya n'abavisi meya n'abandi bose babigiyemo baravuga ati nta muntu tuzaha, mwabugura mwagira gute nta muntu tuzaha mitasiyo, kuko ubutaka dusanze bwarahawe Virginie nta wundi wa kabiri urimo. Ndasaba rwose, ndasaba ubuyobozi, ndasaba ubutabera bujye bushishoza, kubona umucamanza wo mu Ruhengeri abona abana buriya mugabo bose bitwa Barugamba, abwira ngo asome ni Rugamba nde, akavuga ngo okay, ngo ndi kubona ngo Rugamba ariwe woherezwaga amafaranga n'umugore we, ngo noneho ngo igipapuro ngo ubutaka ngo bugende ngo babwiyandikeho bombi, atarasomye ngo ni Rugamba nde. Ubwo ni Barugamba barindwi bari mu Rwanda. Ntabwo yamenye ngo ni Rugamba, ni ahantu handitse ko Rugamba Saveri ari we ubona ariya amafaranga yo kubakisha iriya nzu, ni abana be babona amafaranga. Rugamba Feri ari we dada niwe ubona amafaranga yo kubakisha iriya nzu. Dada nawe mu kiganiro yagiranye na Bwiza.com ndetse na Bwiza TV yavuze ko ari we wakiraga amafaranga yubakisha iriya nzu, ndetse n'umufundi witwa Theo nawe twarabonanye ejo bundi, nawe yarabyemeje avuga ko koko dada ari umuha amafaranga yo kubaka inzu, ndetse n'akanyabutembo ubwe nawe niko yavuze. So ukaba wibaza ukuntu umucamanza we yavuze ngo Rugamba gusa atabanje kureba kuzi Rugamba ni ukuvuga ngo yasomye amaborudero ya Rugamba, ariko ntiyasoma amazina ari inyuma. Yasomye izina rimwe rya Rugamba, ngo ndabona ngo amafaranga yoherezwa ngo Rugamba, ngo ariko ngo ntabwo ngo ni ukuvuga ngo ni umugabo n'umugore ngo biyandikeho 50%. Ukabibonamo nk'ikibazo cyo kudashishoza? Ni ikibazo umucamanza ntabwo yashishoje. Ni ahantu handitse Rugamba Saveri ko yigeze abona amafaranga avuye muri Amerika. Amafaranga yoherezwaga Rugamba Feri, ntabwo yoherezwaga Rugamba Saveri. Ahubwo si yaza koherezwa Rugamba Saveri ubwo byari kuba ikibazo, ngira ngo n'ubundi amafaranga yavaga arumvikana. Ndakeka yavaga muri Amerika koherezwa Rugamba Feri, akaba ari we ububakisha iriya nzu. So wowe ukaba usaba ubuyobozi gushishoza nyine nk'uko bivuze. Bushishoze, nuriya muhesha w'inkiko wagiye guteza cyamunara, urukiko rutabisomye, urukiko n'ahantu rwabyanditse, nta kredi ya banki zifite, umuhesha w'inkiko aritonda. N'uweje ubundi afite urubanza kuri 23 ajya guteza cyamunara, ayiteje cyamunara nkande. Niho ubireba ko hari umuntu usukuma bari abantu ngo bagurishe bahime Kanyabutembo. Ndasaba urukiko urubanza ruri hano i Kigali urwisumbuye, ndasaba ko bazashishoza bakaruburanisha batitaye ku byabaye ku zindi manza, bakaruburanisha bakaruca nk'uko bikwiye, n'abatangabuhamya bakabumva, cyangwa bakagenda bagatanga ubuhamya tukabunotifiya nabwo bakabusoma, byose tukabishyira muri systeme. Ariko Virginie akarenganirwa. Virginie yaramuretse aguma hariya, ntabwo yigeze avuga ati ngutaye hanze, yubakaga ari amazu arimo. Ariko reba inyiturano Rugamba Saveri na Rugamba Tony bamwituye. Abacamanza bagiye kuri gereza bahita babona ko Virginie niwe wishyuraga gereza, ni nawe bagura. Harimo abagororwa bamwe n'abandi baba barubatse kuri iyo
abayobozi bawe harimo kawawa mbese timu yagendaga dutanze itariki n'amezi ubucamanza bukagenda bukabivuga basanga Virginia ari we wajyaga. waba wibuka igihe ibyo byabereye se? waba wibuka igihe byabereye igihe abayobozi baza kubaka mu rugo? ni kera ariko ni yava 2000 99 98. icyo ni kimwe mu byo mwifuza ko abacamanza bashobora gushaka ibimenyetso kuri gereza? bashobora gushaka ibimenyetso ukajya kuri gereza ya Gisenyi babibona rwose. So reka dusoze ikiganiro. urakoze cyane. urakoze nawe.